mu mibabaro, mu kurenganywa, mu kwicirwa, mu gutotezwa, mu gufungwa, mu kubohwa, mu kwicishwa imibabaro yose y'uburyo bwose ituruka kwa Satani y'ubwoko bwose, nta gucika intege, kuko mu ijuru hari Imana, kandi hari Imana itabara, hari Imana ikorana nyuma ya zero, ikora ibirenze ibyo abantu batekereza ko bishoboka. Iyo niyo niringiye, iyo niyo nizeye, kandi niyo mbaragiza ngo aho bari hose, kuko nzi ko imibabaro ari myinshi, bakomeza igishura cya Yesu. Rwahagaritse utangiye umurizo na usoza. Ni indirimbo y'ishimwe yazamuye mu ijwi rya Mme RWIGARA, akikizwa na bamwe mu bamuherekeje kumva isomwa ry'urubanza umuryango we uburanamo n'abashaka guteza cyamunara umutungo wawo. Ni urubanza rwasomwe ruhishingiro ikirego cyatanzwe n'uwo muryango, bityo cyamunara igahita isubikwa kugeza igihe hazafatirwa umwanzuro wa burundu. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwakiriye ubujurire bw'umuryango wa RWIGARA butambamira itezwa cyamunara ry'umutungo wawo, runategeka ko icyemezo cy'urukiko rw'ubucuruzi giteshwa agaciro. Urwo rukiko rw'ubucuruzi rukakira kandi rukaburanisha ikirego cyihutirwa gitambamira cyamunara. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 30 Nzeri y'umwaka wa 2021 nibwo urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwagombaga gusoma umwanzuro warwo ku kwakira ikirego gitambamira cyamunara y'umutungo w'umuryango wa RWIGARA uri mu izina ry'uruganda PTC. Ubwo umuryango wa RWIGARA barangajwe imbere na Mme RWIGARA bageraga ku rukiko, basanze ku rutonde rw'imanza zigomba gusomwa hatarimo urwabo, ariko bakomeza gutegereza. Nubwo isaha yo gusomerwa yari saa 10 zuzuye, bahageze imbere cyane. Bakomeje kandi na nyuma yaho kuzenguruka ibyumba byose babura na hamwe hari gusomerwa urwabo. Amasaha asanzwe y'akazi yarinze arangira bagitegereje, izuba rirenga bagitegereje, amatara yo mu nyubako y'urukiko aracanwa, banga kuhava batamenye uko byifashe, niba isomwa ry'urubanza rwabo ryimuwe cyangwa se niba hari ukundi byagenze. Amasaha abiri se twahageze saa 9 n'igice, ubundi za 11 n'igice, komisiyo na affaire. Nyuma y'amasaha asaga 2 hafi 3 nibwo umwanzuro w'urukiko wamenyekanye, ubwo RWIGARA Yoste umuhungu wa Paul RWIGARA yabazaga mu bwanditsi bw'urukiko, akabwirwa ko umwanzuro w'urubanza washyirwa muri system. Ibi kandi bikaba byabaye nyuma y'umwanya muremure yari amaze avugana n'umwunganizi w'uyu muryango Mme Rwagatare Janvier, akababwira ko nta kintu na kimwe yari agatangarizwa, ariko nawe nyuma byarangiye bimugezeho muri system. Aboneraho kumenyesha umuryango yunganira ibyavuye mu rubanza, dore ko bose bari bagitegereje ku rukiko rukuru. Mbere gato y'uko uyu mwanzuro usohoka, abanyamakuru bageze mu bwanditsi bw'urukiko rukuru basobanuza ko byagenze n'icyaba cyabaye cyatumye urubanza rudasomwa. Umwanditsi w'urukiko rukuru abasubiza ko rwasomwa rutasomwa, icy'ingenzi ari uko bishyirwa muri system. Umwanzuro w'urukiko wasohotse ugira uti: urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwemeye kwakira ubujurire bwatanzwe na Premier Tobacco Company Limited kuko bwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko. Rubusuzumye rusanze bufite ishingiro kuri bimwe. Rwemeje ko imikirize y'urubanza rwajuririwe uko rwaciwe n'urukiko rw'ubucuruzi ku wa 16 Nzeri y'umwaka wa 2021 iteshejwe agaciro. Rukije kandi rutegetse ko urukiko rw'ubucuruzi rwakira iki kirego cyihutirwa cya Premier Tobacco Company Limited gisaba urukiko kwemeza ko uruhushya rwo kugurisha umutungo ufite UPI 1/009/03/320 uri mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko, rugasuzuma ishingiro ryacyo. Uyu mwanzuro w'urukiko urahagarika itezwa cyamunara ry'umutungo ryari gitegerejwe nyuma yaho kuwa 5 w'icyumweru gishize habuze abakiriya bagura uyu mutungo wari ukiri mu manza. Mme RWIGARA Mukangemanyi yatangaje ko ibibaye ari ikiganza cy'Imana cyabikoze nyuma yuko bajuririye urukiko rwo mu ijuru. Yashimye ko ikirego cyabo gihawe ishingiro kandi atangaza ko yizeye ko n'urubanza ruzaburanwa kuri uyu mutungo bazarutsinda kuko nta mwenda na muto bafitiye kuje banki. Kumvise ko badusomeye
ngo biri muri sisiteme cyakora ntitubishidikanyaho turi siri kuko twabyisomeye bavuze ko ikirego cyacu cyakiriwe yuko cyamunara ihagaritswe rero turashima Imana cyane turabishimira Imana cyane icyo kiganza cy'Imana rwose cyahabaye ashimwe Yesu wanesheje. Hanyuma cyamunara ntikomeje kubera ko ikirego cyanyu kiyitambamira cyahawe agaciro ariko urubanza rukazaburanishwa ishingiro ryarwo mu rukiko rw'ubucuruzi ruriya rwari rwatesheje agaciro ikirego. Mubyakire mute kandi mwiteguye mute kuruburana? Twiteguye kuburana, Imana izatuburanira. Iyarwanye izindi, iyarwanye izabanje n'irunguru. Iyatangiye umurimo izawurangiza mbese muri make. Iyatangiye umurimo irawurangiza kuko Imana dusenga, Imana dukorera ntikora igice. Iyi ni ikiganza cy'Imana ntabwo kijya gihinika rero ntikijya kiba kigufi. Ni icyemezo mumenye bitinze kuko yabiteganyije ko ku isaha y'isa 10 ku isaha y'umugwa mukuru wa Kigali ariko urukiko ruza kubabwira imyanzuro rwafashe mubimenye hatinze kuko tugeze ku isaha 10 hafi na 40 biriki byatinze se kujya mu icyemezo cy'urukiko kirozenze. Batuburana ejo bundi ku itariki 27 bari batubwiye ko ku itariki 30 saa 10 tuzaza gusomerwa aho twari turi na mbere twaburaniye ariko twahageze saa 9 n'igice turategereza nta nakamenyetso baduhaye bati ntituza turategereza turaheba dukomeje gutegereza nabajije n'avoka wacu Maître Rwagatare Janvier mubwira nti ko bibaye hafi saa 11 dutegereje tukaba twababuze byagenze bite kandi ko urubanza rwacu rutari afishe rutagaragara mu manza ziri busomwe ziri hanze. Aravuga ati muri system cyakora birimo ko ruri busomwe turategereza turaheba. Nyuma yaho rero twagiye kubaza twatekereje tutiyenda banarusomeye n'ahandi nyamara bari bavuze ko araho ngaho ruri busomerwe tuza gusanga ntabo bagiye kubaza basanga barusomeye icyemezo bagifatiye aho tutazi ubwo ngo biri muri system ntabuze aho bagifatiye kuko decision iri muri system icyemezo ariko aho bagifatiye ntawuhazi. Ese ubundi je pense que mufite ideni? Nta deni dufite. None kuki yabirimo kubarega? Niyibizi ikishaka kugeraho ni ikizi. Ni ikizi ikishaka kugeraho ariko ntabwo kizagerwaho mu izina rya Yesu. Dusoza ujya ugira amatsinda musengana ugira abanyarwanda benshi baba bari imbere mu gihugu n'abari hanze bakuzikana amasengesho. Ubutumwa ubaha muri uyu mwanya n'ubuhe? Ubutumwa mbaha muri uyu mwanya ni ubwuko mu bigeragezo mu mibabaro mu kurenganywa mu kwicirwa mu gutotezwa mu gufungwa mu kubohwa mu kwicishwa imibabaro yose y'uburyo bwose turuka kwa Satani y'ubwoko bwose nta gucika intege kuko mu ijuru hari Imana kandi hari Imana itabara hari Imana ikorana nyuma ya zero ikora ibirenze by'abantu batekereza ko bishoboka. Iyo niyo niringiye iyo niyo nizeye kandi niyo mbaragiza ngo aho bari hose kuko nzi ko imibabaro ari myinshi bakomeza igishura cya Yesu. Yumvikanisha ko neza ko undi muzahabwa ubutabera muzatsinda. Ubutabera Imana yarabuduhaye rwose. Ntabwo Imana izakomeza kurebera imibabaro y'abana bayo. Ubutabera turabufite kandi Imana yavuze umuntu Imana ntivuguruzwa. Kuri wowe rwa rukiko rwo mu ijuru mwajuririye rukoza akazi cyane. Urukiko rwo mu ijuru twararujuririye ntitubaye abambere abakurambere bacu bagiye barujurira abo muri Bibiliya baba ababyeyi bacu kandi ijuru ryaratabaye n'ubu kandi turaribonye. Ntabwo ijuru ritsindwa ntabwo utsinda Imana nta n'uhangana n'Imana ntibibaho
murakoze cyane. turabashimiye. koze namwe Imana iduhana umugisha. Amen. Amen. Abaherekeje umubyeyi nabo bagize icyo batangaza. musanze ku rukiko nitwa Ribeste narije mperekeje abavandimwe kumva iby'urubanza rwabo. Niyo mpamvu musanze hano. Icyemezo cy'urukiko cyakiretse. Icyemezo cy'urukiko tucyakiriye neza. Impamvu tucyakiriye neza nibyo twasabaga. Twasabaga yuko guteza cyamunara bihagarara kugira ngo bikorwe bikurikije amategeko. None turishimye. Ni icyemezo mumenye bigoranye byaciye mu zenzero. Byagoranye, byaruhanyije cyane. Twageze hano hakiri kare saa 10 zibura, turahagarara turajiragira biradushobera, dukubita hirya tureba. Iyi nzu yose twayirangije tugenda tureba mu byumba hose, nta hantu na hamwe twashigaje. Twibega ibyabaye, tubura n'uduha amakuru, turatuza tuguma hamwe. Tukibonye ku munota wa nyuma aribwo tubwiwe yuko ngo biri muri system. Utekereza ko kiriya cyemezo cyafatiweho? Ubwo cyafatiwe nyine ku ikoranabuhanga babikoreye aho bari bari. None se ko ntabwo twabonye hano, iyo ababaje hano ibi byumba byose nta na kimwe twabonyemo umuntu. Iki cyemezo bafashe mwari mukiteze? Cyuko biri bugende gutya. Mwaje mwiteze ko bashobora guhabwa igisubizo cyiza nk'iki? Kubera Imana kandi Imana ikorera mu bantu. Imana ikoresha abantu, ntikoresha amabuye. Imana ni umucamanza utabera kandi Imana ikunda ukuri, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo muri iki gihe tugezemo irashaka abagabo n'abagore batagurishwa bahagararira ukuri nk'uko kuri. Sinzi niba ubyumva neza. Icyo gihe rero hamwe n'Imana byose birashoboka. Muraho neza. Muraho cyane. Urubanza ntujya uruburamo n'izindi zose zabanje wabaga uhari? Nabaga mpari kuko abana abavandimwe banjye hafi. Ntabwo ushobora rero kuba nabareka ko kubagwa inyuma kuko aho bagwa hose nanjye nabagwa. Urukiko imyanzuro yayumvise nubwo itasomewe hano ariko umaze kwimenyeshwa uyakiriye uti? Yakiriye neza nubwo tuyakiriye batumenyesheje bakererewe. Twahageze kare, inzu yose turazizenguruka, twari twihebye tutashye tuzi ko nta gisubizo tubonye kandi baratubwiye ngo tuzaze. Twaje hano kuwa mbere tuje gukurikira urubanza ko rumeze, turaburana batutegeka ko tuzaza gukurikira urubanza ruzasomwa kuwa 4 saa 10. Twahageze saa 9 n'igice, none tumenye imyanzuro y'urubanza bimaze kuba saa 11 n'igice. Ibyo bintu rero twatutashye dufite akihebo, ariko kugeza amagingo yanga turishimye. Tubonye ko dufite ubutabera buzi gushishoza kuko icyifuzo cyacu cya ubutabera bwacyakiriye neza. Murakoze. Cyamunara yashyize ku isoko umutungo w'umuryango wa Rwigara ngo hagurishwe inyubako ya hoteli y'umuryango yabariwe agaciro ka miliyoni zisaga 180. Ku ruhande rwayo Cogebanque ikeneye muri uyu mutungo miliyoni 540 nk'uko umwunganizi wayo Mme Munyengabe yabitangaje urukiko rukuru rw'ubucuruzi. Umwanzuro w'urukiko rukuru rw'ubucuruzi utesheje agaciro ubusabe bw'ubwunganizi bwa Cogebanque wasabaga urukiko rukuru rw'ubucuruzi gutesha agaciro ubujurire bw'umuryango wa Rwigara. Iyo bigenda bitya nta cyari kuba kitaba mu iterwa cyamunara ry'umutungo w'uyu muryango. Hagati aho umuhesha w'inkiko Mme RWIGARA washinzwe gukoresha cyamunara aherutse gutangaza ko urukiko cyangwa se uwamuhaye inshingano ya cyamunara ari bo bonyine bafite ububasha bwo kumusaba kwihagarika. Imikirize y'urukiko rukuru rw'ubucuruzi ikaba itambamiye cyamunara. Mu iburanisha ryabaye intandaro y'umwanzuro wa none, umwunganizi wa Cogebanque yivuguruje inshuro 3 ku byo yari yaratangaje mu rubanza rwabanje. Icyambere yivugurijeho ni ukwemera ko uruganda PTC rwari rwarandikiye umwanditsi mukuru rusaba ihagarikwa rya cyamunara. Nyamara mbere yavuga ko batigeze bandikira umwanditsi mukuru, ari nabyo yaheraga asaba ko ikirego cyabo giteshwa agaciro. Icya kabiri yivugurijeho cyabaye kuba nawe ubwe yaragaragaje ko ikigo yunganira kitazi neza ingano y'umwenda uyu muryango ugifitiye.
icya gatatu yivugurujeho ni ukwemeza ko Cogebanque yandikiye umuryango Rwigara iwumenyesha ko nta mwenda bayifitiye mu gihe mbere hose yavugaga ko bayifitiye umwenda kandi ko Cogebanque itigeze yemera ko uwo mwenda wishyuwe. Banki Cogebanque iratangaza ko uruganda rw'itabi PTC Premium Tobacco Company rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara ruyifitiye umwenda wa miliyoni hafi cyane 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwenda niwo ntandaro yo guteza cyamunara hoteli y'umuryango wa Rwigara. Uyu munsi kuri uyu wa kane rero urukiko rukuru rw'ubucuruzi i Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bw'umuryango wa Rwigara usaba ko iyi cyamunara ihagarara. Uwunganira banki Cogebanque mu mategeko Maître Henri Pierre Munyangabe yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Henri Pierre Munyangabe murakaza neza ku Ijwi ry'Amerika. Nabashimiye murakoze kutwakira. Kuri uyu wa kane haraba urubanza rw'umuryango wa Rwigara wasabye ko igurishwa rya hoteli yabo ryasubikwa n'urukiko. Ni mwebwe mwunganira banki Cogebanque. Magingo aya ubu tuvugana mutegereje iki kuri uru rubanza? Icyo nababwira nuko twaburanye n'ibyo koko ku kirego cyihutirwa, nta kindi nabivugaho, twese turategereje, yaba ari banki yaba ari n'abatanze ikirego PTC. Mukaba mutegereje umwanzuro w'urukiko. Nagira ngo mbabaze umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye Cogebanque urangana iki? Murakoze. Nk'uko byavuzwe mu iburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, Cogebanque yandikiye umuryango wa Rwigara iwubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Niko ingano y'umwenda yanganaga mu kwezi kwa mbere. Uko rero mubizi n'ubundi nyungu zikabarwa, ariko uyu munsi ntabwo nababwira umwenda nyirizi ungana gutya kuko ugenda wiyongera nk'uko mu masezerano baba baragiranye barabyemeranyijweho. Ariko uyu munsi ndababwira situation yo mu kwezi kwa mbere, miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Iyo niyo situation mu kwezi kwa mbere. Mwenda wa PTC wanganaga icyo gihe. Ubwo ni mu kwezi kwa mbere miliyoni hafi 500 umwenda PTC yari ifitiye Cogebanque. Aho ngaho ntabwo mwashyizeho inyungu zishobora kuba zariyongereyeho muri aya mezi 9 ashize? Ntabwo nashyiraho ko ntabwo nazivuga, sinazimenya. None uwo mwenda wose wa miliyoni hafi 500 uturuka he? Icyo kibazo ntabwo turakiburana, nta n'ubu urubanza sindanarutegura rujyanye n'umwenda. Ndacyari ku kibazo gusa kijyanye no guhagarikisha cyamunara basabye urukiko. Ibindi ubwo tuzategereza ahari icyo gihe cyabyo nikigera tuzabibasubiza. Murakoze cyane kutubwira ibyerekeranye n'uyu mwenda, kubera ko wa mugani w'Abanyarwanda ni hano ruzingiye, kubera ko tuvugana n'umuryango wa Rwigara, wa nyakwigendera Rwigara Assinapol, twabwiwe hano ku Ijwi ry'Amerika ko bafite ibimenyetso byerekana ko nta mwenda bafitiye banki. None ayo mafaranga miliyoni hafi 500 muvuga, kandi umuryango wa Rwigara uvuga ko ufite impapuro mwawandikiye muvuga ko nta mwenda ubarimo, none ayo miliyoni hafi 500 muvuga aturuka he? Nk'uko nabibabwiye, icyo kibazo tuzakiburana mu rubanza rw'imizi PTC yatanze, twaba twihanganye turetse kugira icyo tukivugaho. Ariko izo mpapuro nk'uwunganira Cogebanque, impapuro zigaragaza ko nta mwenda kwa Rwigara bafitiye Cogebanque murazifite? Ko nta mwenda? Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ibyo byaravuzwe, kandi ngira ngo ejo icyo kibazo kuko cyavuzwe mu iburanisha twakoze, nacyo ngira ngo aricyo bazakivugaho. Twakwihangana gato tugategereza icyemezo cy'umucamanza. Mwaba se mufite urupapuro rugaragaza ko PTC hari umwenda ifitiye Cogebanque? Nibyo rwose, izo mpapuro zose zirahari, ndetse nabo barazifite, bazishyikirijwe na banki, basanzwe banazifite. Maître Henri Pierre Munyangabe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Namwe ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu kugira mukagira ibyo mubaza kugira ngo ibibazo bisobanuke neza kurushaho. Murakoze.
uwunganira mu mategeko umuryango wa Rwigara mu rubanza baburanamo na Cogebanque Maître Janvier Rwagatare we yabwiye ijwi rya Amerika ko afite ikimenyetso cyerekana ko nta mwenda uruganda PTC rubereyemo Cogebanque. Maître Rwagatare yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Uwo mwenda ni uzaburanwa muri fond. Ubwo rero urumva twaba tugiye kwantama fond kandi tukiri mu mareferi. Maître yitwa Maître Pierre Munyangabe yambwiye ko umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye banke ungana na miliyoni 489 n'ibihumbi 928 n'ijana na 99. Uwo mwenda namwe murawuzi, mufite impapuro wanditseho? Kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho kuko dufite impapuro banke yandikira Premier Tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa. Izo mpapuro murazifite? Turazifite. None se ko Maître Munyangabe ambwira ko izo mpapuro zigaragaza ko nta mwenda mufite, ko izo mpapuro zitabaho? Twe turazifite ariko ku buryo mwazigaragariza umucamanza za Cogebanque none se ntitunazigaragaza ahubwo mu rukiko. None se Maître Rwagatare ko nabajije Munyangabe akambwira ko uwo mwenda muwufite kandi ko batigeze na rimwe babandikira babwira ko nta mwenda mubafitiye, izo mpapuro ninde wazanditse, ninde wazishyizeho umukono? Ni Cogebanque rwose ndazifite. Ku buryo wakoherereza n'ijwi rya Amerika kopi tukazibona? Ibyo nababwiye ko bizaba ariko ibi bitakiri bo kuko icyo gihe tugiye kuburanira na Munyangabe noneho ku ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabafasha gusobanura ibintu uko biteye? Nkubwiye yuko nzifite yewe. Janvier Rwagatare ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika. Okay, merci. Zaburi y'ijana na 15 Zaburi y'ijana na 15 irimo amagambo meza cyane, ariko burya umuntu wese agushaho yumva yishakira, siko bimeze. Ku murongo wa 12 ngo Uwiteka aratwibutse azaduha umugisha. Urumva? Uwiteka aratwibutse azaduha umugisha. Urumva rero yuko yari amagambo yo gushima kubera ko umurongo wa 12 ijana na 15 umurongo wa 12. Ese hibukwa umuntu umeze ute? Hibukwa umuntu wibagiranye umunyamibabaro, niwo wibukwa. Noneho Yoweri, amagambo ari muri Yoweri, haleluya haleluya, amagambo ari muri Yoweri igice cya 2 umurongo, nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta yerayo bibahaze, kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Noneho ku murongo wa 21, ku murongo wa 21 ngo ntutinye wasiwe, nezerwa kandi wishime kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Haleluya! Hari ikindi? Nezerwa, ntutinye kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Ibi ni ibikomeye inshuti nziza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Iyi ni Impact TV IREME News Ntwari John Williams. Amaraso ya Yesu ababeho.